none se umugore yagenewe kurongora cyangwa kurongorwa cyangwa yagenewe kubyara? Umugore ubona iki Imana yamuremeye nyirizina ari iki? umugore Imana yamuremeye ni ibintu bitandukanye, nta mahoro wagira rwose. Nayo tujye tuvugisha ukuri, tureke no gutinza abantu mu biganiro. Ntabwo wabyara abana umuzungu n'umwirabura mwese muri ngo mugire amahoro mwayagira se ariko ja tujye tubwiza abantu ukuri, tureke no kubata namba nari n'abirabura kigaragara. Icyo ni ikimenyetso kigaragara bose wajya ucurika n'abantu nubwo wabizi utese icyange ukavuga utarasa no kwa nyogoko. Hari umuntu wagishije inama ibyo ari byo byose nagutumiye cyane ngamije yuko wafasha gusubiza bimwe mu bibazo twagiye tugishwaho inama. Umugore aravuga ati ngenda gisha inama. Umugabo yagiye mu kazi, sibyo, hanze y'igihugu. Yego. Noneho undi mugabo aranshukashuka angusha mu mutego, antera inda. None umugabo wanjye arampamagara turavugana buri iki. Natinye kubimubwira kandi inda imaze kuba nkuru, sibyo. Umugabo ntayo yamusigiye, yaranabyemera ko yayitewe n'uwo wamusigaranye nyirizina, ubwo wamwisheje mu inzu. Ni igice gito cy'umuryango, hanyuma umuryango ni ukwaguka nyine, ni uburyo bwuzuye umwuzuro w'umuryango. Kandi turashima Pastor Kenny ko yongeye kuba umutumirwa kuri iyi televiziyo no kwemera kongera kutuganirira abantu. Amen. Hanze hano ikintu kirushye cyane ni inzu kuruta umuryango. Yego. Kuko umuryango ubundi ugira ababi n'abeza. Yego. Ariko inzu burya ni ikintu kitagombye kuba mu mubi n'umwiza. Yego. Inzu si ikintu cyagombye kugira mweru na muhima. Yego. Mweru na muhima biba byagiye mu muryango. Kuko ushobora gushakana n'umuzungu, njye nkashakana n'umwirabura, wa muryango uraza ukagira mweru na muhima. Ariko njye washakanye n'umwirabura hakavukamo mweru, icyo ngicyo urumva sidamege, si ikizinga kiba kije ku ni ikizinga kabisa, ni ikizinga kibi cyane. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira ku nzu, kuko hari bene data bashuti banjye twaganiriye ku nzu, ubwo ni ku nzu aho babyaye mweru mu buryo bw'uruhu. Turabirabura tubyaye umuzungu, kandi twashakanye twebwe cyangwa se twarongoranye tugamije kubyara umwirabura mugenzi wacu. Aho hantu ni Mwuka Wera. Bakunzi bacano Umuco Family Gospel TV, twongeye gushima Imana kuko tugarutse imbere yanyu tumeze neza cyane. Turi kumwe na Pastor Kenny, nanjye ni ikiganiro cy'abashumba cy'abapastor. Ndasaba buri wese ungurikiye, ariko se ko ntanyeranye kondisiyo ubuze ko nyihanganira, buri wese ungurikiye bamakiri, tega amatwi cyane, tega amatwi ntucikwe. Ariko ntabwo byambuza kubaha ikaze, mbahaye ikaze mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none kigiye gusubira ku isenyuka. Urakoze cyane. Reka tuganire na bene data abadukurikiye, bakurikiye channel yacu Umuco Family Gospel TV. Dutangiye duseka, twibaza utubazo tw'imvumbura amatsiko. Hari ugeze amatsiko y'ikiganiro gikurikiye. Nifuje ko uyu munsi dusubira ku kintu bita inzu. Inzu ni igice gito cy'umuryango, hanyuma umuryango ni ukwaguka nyine, ni uburyo bwuzuye umwuzuro w'umuryango. Kandi turashima Pastor Kenny ko yongeye kuba umutumirwa kuri iyi televiziyo no kwemera kongera kutuganirira abantu. Amen. Hanze hano ikintu kirushye cyane ni inzu kuruta umuryango. Yego. Kuko umuryango ubundi ugira ababi n'abeza. Yego. Ariko inzu burya ni ikintu kitagombye kuba mu mubi n'umwiza. Yego. Inzu si ikintu cyagombye kugira mweru na muhima. Yego. Mweru na muhima biba byagiye mu muryango. Kuko ushobora gushakana n'umuzungu, njye nkashakana n'umwirabura, wa muryango uraza ukagira mweru na muhima. Ariko njye washakanye n'umwirabura hakavukamo mweru, icyo ngicyo urumva sidamege, si ikizinga kiba kije ku ni ikizinga kabisa, ni ikizinga kibi cyane. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi tuganira ku nzu, kuko hari bene data
bashuti banjye twaganiriye ku nzu, ubwo ni ku nzu aho babyaye mweru mu buryo bw'uruhu, turi abirabura tubyaye umuzungu, kandi twashakanye twebwe cyangwa se twarongoranye tugamije kubyara umwirabura mugenzi wacu. Aho hantu ni mwuka wera uba wavuze, ni mwuka wera uba wayiteye, ni cya gihe cya Mariya na Yosefu. Uhumva gute nk'uwo muntu akuje imbere wamugiriye ihe nama? Ni ukuvuga aje ari umupasiteri cyangwa ari undi muntu? muntu? Ni umuntu aragusanze umupasiteri cyangwa nk'umuntu mukuru. We deje yamaze kubyita amahano, ati wanjye bararyaguye, nashakanye na nyira runaka, none twabyaye umuzungu, murangiriye ihe nama? Amugiriye nama sinumva batamuciye, aba yamuciye. Igisubizo rero umuntu wabwe we yabimenye nyine, deja umwana wavutse yamaze kugaragaza, ni ikimenyetso kidashidikanywa. Wamugiriye ihe nama uwo muntu akugana? Njyewe byaterwa n'ibiganiro bagiranye, ariko we n'umugore we ariko aje kugisha inama, namubaza uburyo yasomye iyo nda, kuko ashobora kuyisama umugabo atahaba yaragiye muri misiyo, umugore akazashukwa cyangwa irari rikazanga bimwe by'abantu nyine. Icyo gihe namubwira kumubabarira, ariko inda baramutse barayimuteye bari kumwe, nta kazi yagiyemo, nta safari yagiyemo, ntacyo, navuga ni umugabo usenga cyane. None se uwo muntu wabwira ko babarira, uyu mwana ubona yahabwa ubuhe burere? Uyu mwana tugiye noneho kwaguka tugere ku muryango. Uyu mwana ubona yahabwa ubuhe burere? Aramutse avutse agakura, nta burere yapfa kubona, kuko yakurana igikomere. We ubwe nk'umwana? Yego. Yakurana igikomere ku buryo bishobora no kumutera ihungabana, kuko nta kuntu umuryango w'abana bane, akaba ari abo ngabo dufata, havutsemo abana bane, havuyemo umwe w'umuzungu, bajya kurana n'abandi yumve yishimye, hajyane kwiga n'abandi yumve yishimye. Hano Abanyarwanda bavuga ngo indi byara mweru na muhire. Byonyine abaturanyi baravuga, yego, inshuti ziraza zikavuga, imiryango ikaza ikavuga, ku mashuri ibyo byose bijya mu matwi y'umwana, yabatoroka avuga akigendera. Ubwo uyu mubyeyi uteye uyu mwana igikomere imbere y'Imana arasati ko turaba pasiteri, ariko ngende umugabo nabwira umugore wanjye nti rero uyu mwana ntago yamuzi, ubwira ntihamagara se umwana umumuhe, uruhura n'umuntu rimwe bakabigagira. Ubundi uwo mugore ubwo urumva ari umugore, tujye tuvugisha ukuri n'abadukurikiye, umugore uhura n'umuntu isafari rimwe, nose unukora amasafari 10. Abagore bagira ibibazo byinshi. Hari abagore bakora muri hoteli, hoteli habamo abashyitsi b'abazungu, simwe nuko haba hayoborwa n'uwo muzungu, sibyo? Akamushukashuka akagera igihe amutera inda, igihe cye cyo kugenda cyageze, ariko ku buryo unarwa wenda ibyo byabaga kera. Ubu hari amatelefone, hari ama-email yaramuguriye. Reka tuvugisha ukuri, yamuhaye na ruswa, cyangwa se aramugurira bahisha ibanga, barabizi ko inda bayiteranye, sibyo? Aramushukashuka ati inda tuyishyire ku mugabo, ufite umugabo, cyangwa yaranamwishyura aravuga ati ibyo bintu by'amanimero n'ama-email ngiye nakwishyura amafaranga yanjye, aragiye. Ise w'uyu mwana ntahari, wowe nkawe wabaye se w'uyu mwana, reka nkubwize ukuri gemo, ntabwo uwo muryango wabaho ariko nta mahoro waba ufite. Nta mahoro waba ufite, kuko kubaho no kugira amahoro ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta mahoro wagira rwose, ntayo. Tujye tuvugisha ukuri, tureke no gutinza abantu mu biganiro. Ntabwo wabyara abana umuzungu n'umwirabura mwese muri ngo mugira amahoro, mwayagira se ariko tujye tubwiza abantu ukuri, tureke no kubata nambara hari n'ikimenyetso kigaragara. Icyo ni ikimenyetso kigaragara bose wajya ucurika n'abantu nubwo wabizi utese icyanjye, ukavuga utarasa no kwa nyogoko. Hari umuntu wagishije inama, ibyo ari byo byose nagutumiye cyane ngamije yuko wafasha gusubiza bimwe mu bibazo twagiye tugishwaho inama. Umugore aravuga ati ngenda gisha inama, umugabo yagiye mu kazi, sibyo? Hanze y'igihugu. Yego. Noneho undi mugabo aranshukashuka
angusha mu mutego antera inda Mm. none umugabo wanjye arampamagara turavugana buri gihe Mm. natinye kubimubwira Mm. kandi inda imaze kuba nkuru Mm. sibyo umugabo ntayo yamusigiye. ntayo yamusigiye Mm. we yaranabyemera ko yayitewe n'uwo Mm. wamusigaranye nyirizina ubwo wamwisheje mu rukundo Yego. sibyo Yego. none aravuga ati umugabo wanjye yegereje kuza Mm. kandi inda imaze gukura Sindanabimubwira. sindabimubwira kandi ntago aryama tutavuganye Mm. mwangiriye ihe nama ko umugabo twabyaranye wanteye iyo nda ndamubwira nti tuyikuremo aho kugira ngo nsenye Mm. umugabo atashwe ndaguha ubushobozi bwose amafaranga yose ukeneye iyo nda uzayibyare Mm. ariko ntuzagire icyo umbaza Mm. ati none yafashe 5,000,000 azishyira kuri konti ngo zizamfashe kubyara no kwita ku mwana mwangiriye ihe nama uwo mugore mfasha gutanga igisubizo Uwo mugore rero ubundi umuntu akugishije inama nk'uko mubanza kuganira mbere yo kumugira inama. yego Ese urwo rugo arufitemo abana bangahe? Ese uwo mugabo kuva babanye nibihe bibazo bagiranye bikomeye? Amwumva ku gihe kigero. None ukabona aho ushingira umugira inama kuko hari abagabo boroshya ibintu, hari abagabo bakomeza ibintu, ariko inama namugira niyo kudasenya urugo rwe. Icya kabiri agakuramo inda oya kuko aravuga ati inda ntayikuyemo ndasenya oya sinamugira inama yo gukuramo inda, yego ahubwo inama namugira wabyumvishije niba umugabo yenda kuza inda ikaba yenda kuvuka ntakuremo inda ariko nave muri urwo rugo. umva pasiteri nibyo narindimo nkusobanura mvuga ngo uyu mugore nta kibazo na kimwe agaragaza yari afitanye n'umugabo we, yego sibyo bafitanye n'abana. wowe urimo uratanga inama ngo agende ajye iwabo barindire umugabo azaze babanze babunge. ese arimukana n'abana urugo rute umugabo adahari? aragenda ari uko umugabo akihagera araba yamaze kubona iyi nda. ubwo ngubwo icyo nanga ni ibishobora kuba umugabo akimukubita amaso, yego kuko reaction ishobora kuba mbi cyane bigateza ikibazo gikomeye. urumva rero urarwana nuko urugo rutasenyuka kandi ukanga yuko hagira ikibazo kiba ku kanya, yego sibyo? yego ariko n'icyo uri bukore se cyurire kuko niyimuka akajya iwabo ejo ruba rwasenye. oya rwasenyutse ntabwo rusenyuka, arimukane n'abana se niyo yabajyana amenye ngo agiye kuza yaba akihagera iwabo bashya ko yazindukiye iwabo ati niho twagiye ati twarazindutse, ubwo nyine bo baba babizi. ariko se mu by'ukuri pasiteri ahubwo ikibazo aho yimukiraho baramushyigikiye, ibyo byo barabyemera bamwakira. iyo ibyaye ikibazo ngo irakirigata ngo iyo ibyaye ikibazo irakirigata iwabo bashobora kumwakira ariko ntashaka kujyayo. waravuga yuko yakoresha ya mafaranga yahawe mu kwitegura kubyara akajya ku ruhande. ntamugiraho inama ni ugukubitana n'umugabo we atwite inda yo kuvuka atarabimubwiye nta bantu bahari. umugabo uvuye ku rugamba uvuye mu ntambara uvuye mu biki ubujeze ngo aje kusanga ibintu mu buko. none se pasiteri turimo turafasha abantu abadukurikira, nigeze kumva usa n'ushyigikira ko ngo umugabo mu gihe yaba yaragiye isafari ya kure uyu mugore akaba yananirwa n'umubiri yamuca inyuma ngo bigira ivugiro. ariko ndibaza ngo ni ikihe gituma atihanganira igihe gito umugabo ari hanze cyasumba igihe yihanganye atarabona wa mugabo? uzi gute ko atarabona wa mugabo ubwo atabikoraga? ubu bizi ko atabikoraga igihe atarabona. nta kimenyetso cyo gusama ni ku bwa bwirinzi. none se yakusharwa mana noza wagira ngo asama ari umukobwa agire. hari abazi ubwenge banga gusama. hariya se kuki aba yiraye? urumva hariya abayabibaze nabi. bo twaganiriye ndumva twisanzuye. hari ijambo rikunda gukoreshwa ngo ndimo ndabishakira imvugo nziza yiyubashye kuko ibindi biri mu mvugo itiyubashye ngo urongora umugore wundi ntavunika. ni ukuvuga ngo aba bagabo b'inshurashuzi oya
ni imvugo nashatse gushyira mu ijambo ryiza. Aba bagabo b'inshurashuzi sibyo bimworohera gusambanya umugore w'umugabo kuko atadekaza byinshi cyangwa atagira ingaruka. hari n'igihe abagore babiyi ntacyo na kimwe baba ntacyo baba niba ari igihe bashaka aragikora yakibuze ikisaba nuko umukorezamo gusa induru zikavuga karangiza agataha akajya iwe akagamagara ngo ni iki ugiye gufasha uyu mugore utajya wihanganira situwasiyo ibayeho kuri famiye cyangwa se ku muryango cyangwa ku nzu ye, harimo ko umugabo yashobora kujya gupagasa, harimo ko umugabo yagira uruzindu rw'akazi, uyu mugore udashobora kubika ibanga ry'urugo cyangwa se ibanga ry'icyumba, wamugira nk'iyihe nama? Kuko twibukiranye yuko aribo bagira ikimenyetso, ikirangantego cyangwa se ikirangangeso, reka niyo kuvuga intego. Iyo asambanye we biragaragara cyane kurusha batwebwe abagabo. Ni iyihe nama wamugira uyu mugore udashobora kwihanganira impinduka? Kuko nazo ni impinduka buryo ziba zabaye mu muryango. Kuba umugabo yabona ikiraka hanze, yajya mu kazi ka leta, mu butumwa bw'akazi, yajya mu ivugabutumwa, uri umupasiteri ufite igiterane Nigeria, ejo ukakigira muri Kenya ugasoreza Tanzania utaha, ugasanga umugore yananiwe kwihanganira izo mpinduka zibaye mu rugo. Ni iyihe nama wagira bene abo bagore? Kuko nibo bamaze kwigaza uno munsi wa none mu bibazo twakira byinshi, harimo ibya bene abo bagore cyangwa bene ibyo bibazo. Inama nabagira ni uko mu by'ukuri ibyo bintu babihagarika, kuko iyo byabayeho byangiza wa umuryango urangirika mu biryo by'imitekerereze. Kandi rega mubwire James n'abihanganye bakagumana, icyo kintu ntikibura kigaruka buri munsi ni ukuvuga iyo ukoze ibintu nk'ibyo ngibyo uba witeye igikomere cy'igihe cyose. Yego ni igikomere cy'igihe cyose, kuko igihe cyose ugirana ikibazo n'umugabo nubwo azahora bigarura. Uyu mugore ubwo aba yiteye igikomere, yego, cy'igihe cyose, kandi yangije n'umuryango nawe ubwo atiretse. Buri nama nabagira ni uko babihagarika, akifata nyine bakizirika. Ariko se ubundi kwifata ntabwo nge numva ikintu bita kwifata. Ubundi umuntu yirekura gute, yifata gute? Ni ukumva ko ibintu ntacyo bitwaye, ari ibisanzwe. Igihe cyose ibintu ugiye musoye bonye nk'ibisanzwe, yego, icyo gihe uzaba urimo kujya ahantu hatageze. Kumva ngo urugo ni ibisanzwe, ntumenye ko urugo umuntu arurwanirira. Kumva ngo umugabo ngo ni ibisanzwe, ngo asanze ntahari ngo aranyihorera. Ukumva imbese ibintu bameze kuvuga ngo ni ibisanzwe, yego, biteze ikibazo. Inshuti rero abadukurikiye bumve yuko urugo ntabwo ari ikintu gisanzwe. Ntabwo ari ikintu gisanzwe. Ni nayo mpamvu habaho icyemezo cy'abantu babiri, yego, bemeranya bakagenda. Iri jambo nk'umupasitoro Imana yahaye inshingano zo kubaka umuryango, nubwo twongeraho ngo wa gikristo, ariko n'umuryango burya muri rusange, kuko nuguye ntago bimubuza ko aba yaraciye mu biganza byawe waramwubakiye cyangwa se nukijijwe. Iri jambo rivuga ngo nuko umugabo azasiga se na nyina ajye kubana n'umugore we akaramata. Kandi mu bigaragara twebwe tubona ko umugore ari usiga se na nyina akaza. Aha hantu so haba hatera ingorane kuba twarahinduye icyanditswe. Kubera iki icyanditswe kivuga ngo umugabo asiga se na nyina agasanga umugore bakabana akaramata? Bavuga se umugabo cyangwa umugore? Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umugore azasiga se na nyina. Umugabo. Ariko turaba pasiteri cyane, dufite inshingano zo kubaka ingo zacu, yego, kandi neza niko bivuga. Ariko dufite n'inshingano zo gufasha abandi nabo kubaka ingo zabo neza, sibyo? Neza. Abadukurikiye bafite amatsiko menshi, kuko tuba dufite ubuhamya bwacu tukagira n'ubuhamya bwabo hanze bw'abakugana, yego, sibyo? Yego, bw'abakugana. Uyu muntu wakugannye akubwira ati ngewe nabyaye abana 4, mbarera bose, mbigisha bose,
nyuma umugore aza kumbwira ati uwawe ni umwe abatatu aba runaka na runaka bakuze sibyo ndetse base bakaza kubacyura pastor nk'umukristo nk'umuntu wihaye Imana uwo mugore ari uwawe wakora iki? natandukana nawe. None uvuze gutandukana kandi none se ubwisezerano wabasezeranyije bashyingiranwa ndetse wowe uryisha ubwo baravuze ngo bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ntago mujya mushyiramo ingingo ya gatatu ivuga ngo wasambanye. Itegeko risanzwe niryo rigena. None se ibyo ngibyo tuvuga biri muri Bibiliya? Iby'isezerano se iby'igipasiteri birimo. Kuba pasiteri ashingira abantu oya kuvuga ngo ni ugutandukanywa n'urupfu ngo cyangwa Yesu agarutse. Cyangwa Yesu agarutse. Oya ni ariko ni mwakemeje nk'abanyedini. Ibyo nta birimo. Nta biri muri Bibiliya. Nose kuki mutongeraho icyo cya gatatu kivuga ngo cyangwa igihe mwacanye inyuma cyangwa mwananiranye. No kujijisha. Oya genda. No kujijisha. Rega tujya pastor. Abapasiteri bagukora ikintu bose uri bubakire koko. Ntago nge ndababwiza ukuri. 2026 gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ntago biri muri Bibiliya se? Ntabyo ndasoma. Nibuza aho biri ubinsomere. None se umuzenguruko w'impeta uvuga iki? Umuzenguruko w'impeta se ninde wambitse inuza? Adamu ni nawe inuza ndi wambitse impeta. Ariwo batubanjirije. Ariko Adamu niwe wahawe ubasha bwo gushyiraho ibi. None umuntu umwe za Yesu ninde uzi wambitswe impeta? Ngiye induzimbwira. Ariko ibyaha byari bitariyongera pastor. Hari abari bakirongora abagore bane cyangwa batanu. Icyaho kiriho ubu ngubu kitiye kibona iki? Uyu munsi ahubwo twarabigabanyije. Imana yarinduraga Sodoma na Gomora ubutinganyi bwagize nibwo ibyaha bitari. None ushatse guhamya ko none wirirwa ubeshya abantu ugiye kuyana ngo ntago mbabeshya ahubwo baha ibyo bakeneye. None niba ari byo umuntu ashaka kuki utabaha iby'ukuri bakabyanga? Ntago babyemera. Ntago babyemera. None ubwiye umukobwa uti ngwino ngusengere ujye kubana n'umugabo wawe yaza. Mutagiye mu rusengero ngo mukore ubukwe ngo mwabwirute muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo. Ngo muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None ubwo ngubwo gutandukana urabyemera? Ndabyemera. Gutandukanya kwa bashakanye. Yego. Urana gute n'abapasiteri umwe ariko ngo abapasiteri basigaye bagira ngo bakora akazi ko gupfubura. Barahari. Bari ko kabatunze. Nanjye ndabazi. Mvuge cyangwa wagize? Wagiye vuga nari bi. Niko pasiteri. Karame. Nyarine bavuga ngo dusoreze kuri aka kantu kavuga ngo kiriya ni ikinyoma cyo kurahiza abantu uvuga ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ni ikinyoma ahubwo ni umuvumo bagize. None se abo ngabo babirahiza bo barabikora? Ikikwereka ko ari ikinyoma bo batandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Nuko ntari nakurikira iherezo ryabo nk'uwabinkoresheje nge haracyarimo wenda. None ugendere babande ubuse ngo abapasiteri bangaye batandukanye nabo ibyo bintu. Ariko umuntu bishobora kukunanira ku giti cyawe atari uko ari ikinyoma kuko bamuhuye muri babiri. Ubundi ikintu kitari ikinyoma kiba gifite inkomoko. Cyakomotse kuri Yesu. Ubundi se gusezeranya abantu by'ubikura ni muri Bibiliya. Ni gute? None yigizwe umukuru n'umutambyi se si ugufasha abantu se guhuza abari babiri. Ukuvuga ngo Imana yaremye umugabo. Yego. Irangije iravuga ngo si byiza ko aba wenyine reka muremere umugore umukwe. Yego. Ubwo direct Imana niyo none kugira ngo ufate inshingano zo kuvuga ngo Margarita na Matayo ni ngiye kubasezeranya uzikura hehe cyangwa birihe muri Bibiliya? Ububasha bwa Yesu Kristo yaduhaye. Reka tubyemere ko guhuza abari ababiri bakabona. Ni wo huza abantu se? Isoko Yesu yaduhuje n'Imana ni isezerano. Isezerano niryo ribahuza. Bivuze ngo isezerano rya nyira runaka na nyira kanaka bo bikoraniye. Yego. Dibafasha kutinda muri biriya bintu. We kujyamo hagati yawe ugiye kwenda iki? Nukubihamya. Noze suko basezeranya ariko. Oya nuko basezeranya ni uguhamya ikimenyetso. Ubasezeranya se ubifitiye ububasha wawe nani? Bonyine barasezeranye. Indugu ububasha bwo gusezeranya abantu. Oya nuko jya kubihamya. Ntabwo ari ukubihamya. Wenda nuko basengera ubasabira umugisha umbwiye guri. Ariko umbwiye ngo nuko basezeranya.
se 2026 ko numva yizanye ukundi oya ntabwo ari insengero zafunzwe se ntabwo ari ntabwo oya n'abadukurikiye baze muri comment abantu muri Bibiliya dufite abantu babaye abami yego duha urugero rw'abantu ngiye mu rugero rw'umuntu umwe wenyine muri Bibiliya dufitemo abatambyi dufitemo abahanuzi dufitemo abigisha dufitemo abashumba umushumba mukuru ni Kristo dufitemo ingeri zose mbwira uti runaka yasezeranyije uyu n'uyu none abariho muzajya muhagarara musezeranya abantu ariko bibuka abo bose ntabwo Bibiliya yari yakanditswe kandi twe tugendera ku byanditswe bya Bibiliya none se ariko muravuga ibyo bari mu mizingo y'ibitabo ariko muravuga ibyo mu gihe cyabo ntabwo tuvuga iby'ubu ngubu kandi Bibiliya ntiyanditse iby'ubu yanditse ibyo mu gihe cyabo n'igihe kizaza n'igihe kiriho ariko uburyo bwo mu gihe kirageze ngo mwihane ku baturage oya igihe kirageze none tutihane ntabwo insengero zizafungura oya igihe kirageze n'abankurikiye rwose mu byumve kugira ngo abantu bihane duherukana uganira uvuga uti insengero zigiye gufungurwa ariko ngire ngo nta bashumba bo kuzishumba bahari oya bw'abashumba bo ni ikibazo ahubwo niba ese ubundi umushumba ariko umushumba ni ikiza ari kigiye kuvuga oya insengero zo gufungurwa ziraje zifungurwe ariko si zose ariko zizayoborwa n'umuntu umeze ute yego n'ufite diporome oya da atafite umwuka w'Imana se umwuka se arakenewe hakenewe ufite diporome ufite lisansi oya umwuka ntago niwe ukenewe ahubwo akaba yujuje akongeraho niyo mpamvu ngo ku muhamagaro wawe umwuka w'Imana urafashwa no kumenya ariko umwuka w'Imana uduhereza kumenya niwo tuyobora kwigisha kuki se ujya ku rugendo usaba kugufasha mu rugendo reka nkubaze icyo utakugendera ngo ujye reka nkubaze yego Yesu mbere yuko aza yahanuwe n'umuhanuzi bita Isaya hafi ya benshi ahubwo ni benshi yamuvuzeho ibintu 5 yego uri kubyumva yavuze ko azaba ari umukiza yego uri kubyumva w'abari mwiza azaba ari umujyanama yego azaba ari umwigisha yego azaba ari umwami uganje umwami w'abantu none urambwira ngo ibintu ukeneye kwigishwa niba koko ufite uwo mwuka we birenze ibyo ngibyo ntibihe none ko cyatoranyije intumwa kuki yarobanuye intumwa nyine niba ukwiye kurobanura none se intumwa zozo ntizasigaze karobanura izindi se niba yararobanuye intumwa yarobanuye zifite amadiplome ntago yigize abirengagiza kuko hari harimo abadokiteri erega sinanze ko byakabaye barimo yego simbyanze ariko icyo gihe ya dogiteri umwe wari urimo bitaruka harimo n'umunyamibare ubona yari umudokiteri none utereka ibyo ngibyo Kristo yasigiye itorero umuntu umeze gute yari umunyamwuga ikibazo se ariko yari yatsinze igeragezwa ryose yageragejwe nande urumva na Kristo Kristo rero muri ariko amuha ububasha nawe bwo kuzajya agerageza abagiye gushyiraho niyo mpamvu byaje bikarinda bigera ku wagusengera kuba wageragezwa na Kristo ntawe ubyanze ariko zo kugeragezwa n'abantu kandi ushaka gukorera Kristo urugero abantu nabaye abakwimika reka nguhereze urugero yego njyewe ndaguha urugero rwumvikana nubwo utari burwemera ariko ntacyo yego itorero rya ADEPR rimaze imyaka 60 85 numvishije ubivugaho imyaka myinshi itorero rimaze riyobowe yego ryayoborwaga n'abantu twavuga ngo badafite ayo madiplome n'ibiki bumuhamagaro itorero ryari ryarateye imbere cyangwa ngo ryateye imbere ntago ryigize ryateye imbere kuri bimwe ku by'umwuka tubyeme aya ntago ari kubw'umwuka kuko impamvu ubu tuvugana gukora ku itorero ubwinshi bw'abakristo uremera ko ubu ngubu muri ayo matorero b'abantu bikurukanywemo kubera kutuzuza ibisabwa kutagira ayo madiplome ariko nkwibutse ko ariko ntago ari cyo kibirukanye ahubwo birukanywe no kwanga kumvira ko babahaye igihe cyo gushaka amadiplome yego baranga ngo n'ubundi ngo bo nabo muhamagaro yego urumva none se ubwo we unaniwe kubaha hano yakubaha Kristo urumva umuntu we utamucira urubanza
ubu ngubu usabwa ibintu udashoboye uri kubyumva urubanza rwaba kurinde kwihugura ariko ntabwo ari ukudashoboye ntabwo ari ukwihugura ni ukujya mu ishuri ukiga minirivare y'imyaka 5 uri umugabo ejo bundi muri Kenya ko numvishije umusaza w'imyaka 70 yagiye kwiga muri primaire ikibazo si imyaka ufata minirivare y'imyaka 5 itorero ariko rirabafasha ufite umugore ntuze ko ririmo kubiruka none ko ushaka yarabafashije barangase hari abatarabyemeye cyangwa se wenda bahereye ruhande reka ahubwo ukomeje kuri ADPR sinjya nkunda mu buzima bwanjye kuvuga ko yandi matorero ariko nshoreje kuri aka kantu ADPR se n'itorero ADPR wabarumvishije itangazo ryabo wenda nk'umuyobozi mukuru wa ADPR asaba imbabazi kamvuga abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane ngusha ku banyarwandakazi ku bagore avuga ati mutubabarire twakoreye mu buyobe ntitwimika cyangwa se ntitwarobanura abashumba b'abagore uyu munsi rero kubera kwiga n'amahugurwa twasanze byari ubuyobe twabimitse nibura ngo mu mitima yacu dutuze tuvuga tuti byibuza yavuze ko byari ubuyobe kuko numvishije irobanurwa ry'abashumba b'abagore n'isengerwa ryabo ariko nge ngiriyo cyari ikizira yego cyari ikizira mu buryo bwo kukizirura haba harabayeho gusobanura itorero cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange kuko hari uko twaryumvaga hari uko twaryitaga mata cyaki muri Pentecost nubwo batemera andi yose bayita amacaci nako naze kubona Imana imbabarire ku byangombwa handitseho caci yego kandi wageragayo wavuga ko uvuye mu icaci bakagutokesha haba harabayeho imvugururamvugo ku buryo icyizere twongeye tukabasubiza cya cyizere twari tubafitiye nk'itorero rya Pentecost cyangwa barivuguruje gusa ikintu cyo bakoze nta tangazo ryakozweho haryo batangaje impinduka ariko ntibatangaje impamvu zibayeho nyinshi nkawe rero nk'umupasiteri cyane cyane Pentecost nubwo twese tubarirwa muri protest ariko biyumva nk'abapentecote kandi bashyira imbere iby'umwuka ese ikintu cyari cyarababujije kwimika umugore uyu munsi gikuweho ni nk'igiki uko utekereza cyangwa ubumenyi wabo bifiteho ubu dusubiye muri Bibiliya ntabwo nzi niba umugore ari we wagomba gusigazwa inyuma n'amateka ariko kubera inyungu z'abagabo bamusigaje inyuma yego kuko Yesu itorero rya Kristo ku isi ryubakiye ku mpano 5 Kristo yasize yego urazizi muri izo mpano rero Yesu ntabwo yavuze ngo izi ni iz'abagore izi ni iz'abagabo izi ni iz'abaki ndetse n'abagabo bashatse kwikubira ariko cyangwa nuko yari abizi ko bitagenewe abagore Yesu se ari Yesu umuntu umwe aze nta mugore wari urimo nta wari urimo ariko nibo bambere bamwirukankaga icyo rero bagendeyeho nicyo bagendeye ubu rero mwebwe ubu murimo murazirira ibizize yego ubwo ADPR uyaziruye kizira kuko bubakiye kuri Pentecost Pentecost bari abagabo 12 umwe avamo bo nabarobanuwe na Yesu n'ubufindo bakoze bajya kumusimbuza bashyizemo umugabo mugenzi wabo ni nayo mpamvu byanditswe ngo yemwe bagabo bene data uyu munsi urumva ikintu bagendeye ku butumwa bwa Pawulo ariko ntibagendeye ku butumwa bwa Kristo ubu rero bashobora kuba bagendeye ku bwa Kristo kurenza ubwa Pawulo kuko hari umuhanga yavuze ngo Yesu ahubwo ngo bisa naho yaragije nubwo bavuga ko bashobora kuba barabikuyemo ngo asa n'uwaragije itorero umugore ngo yewe mugore niko bimeze umuntu wavuze gutyo niko reka dusoze tubashimira abari badukurikiye aha hantu ndumviye debari ndende murako tuzayigarukaho kuko itorero Yesu arigereranya n'umugeni wakaba umukwe umugeni mu magambo azwi ni umugore umukwe ni umugabo none se umugore muramwambura ububasha ku itorero yahawe none ngo Yesu ku munota wa nyuma ku musaraba ngo yahamagaye umugore amubwira ati yewe mugore menya umwana none
nta mugabo ngo wari uhari ngo mwese mwari mwanyanyagiye mwigendeza. Reka Imana ibahereze umugisha abari badukurikiye. Iyi ni deba ndende, twari kumwe na Pasiteri Kenny, ni inararibonye mu by'imyemerere, nubwo we ku ruhande rwe hari ibyo asa n'aho atemera, ariko ntabitangira ubusobanuro, wenda ni ku bushake bwe, ibisobanuro ntiyabibura, ariko mu by'ukuri hari ikintu akomojeho. Mushobora kujya muri comment mukakigaragaza, avuga ati ntabwo gusezeranya abashakanye uvuga ngo bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse, ngo ntaho biri muri Bibiliya. Abapasiteri baratwumva, abavugabutumwa, abahanuzi birirwa babihanura ngo Imana yamuguhaye, mujya muri komenti muganire na pasiteri, arabihakanye ndumirwa. Kandi tugize imyaka, ahubwo umugenzi umusaza wacu Imana imuha amahoro n'imigisha muhe n'uruko ridashira nkize, ubanza twese tuzasoza twihana nkawe. Muri komenti tubahaye ikaze, mutuganiye kuri iki kiganiro rwose. Imana ibaho umugisha, tuganiriye neza pasiteri, tuganiriye neza kuko bitumye abantu basetse. Ngo kusezeranya ngo ntako bibaho, agusingiye ariko noneho n'itorero naryo ryahawe umugore, ariko umugore avugwa henshi no muzuko n'ibyahishuwe n'iki. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Karemera James ndetse na Pasiteri Kenny mu kiganiro nakagaruka umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Isheni ni yayindi, televiziyo yanyu ni yayindi, ni umuco n'umuryango gospel, umuco n'umuryango cyangwa se umuco family gospel TV. Ibiganiro rero ni byinshi, wamanukamo ukajya muri komenti ukagira icyo uvuga kuri ibiganiro byaba ibishije cyangwa iki ngiki. Wakora subscribe kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi, cyangwa se kigende uko dutanze ikiganiro kijye kiza direct bitakugoye ujya kugishaka. Wakora na share bikagera kuri benshi, bigafasha benshi, ndetse comment zanyu dutegereje ari nyinshi. Rero reka dusoze dushimira umutumire wacu. Imana iguhe umugisha pasiteri. Amen. Namwe abari badukurikiye, amen, abari badukurikiye turabashimiye. Mukomeze mukurikire, ibiganiro ni byinshi. Uyu mwaka 2026 ni umwaka w'abatumirwa w'intyoza mu kuvuga, inararibonye mu biriho, ndetse n'abahanga mu bumenyi bw'ibituyobora. Bose tuzabatumira kandi bazabaca imbere. Mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bibagereraho ku gihe. Imana ibahereze umugisha. Shalom shalom.